sije ya mbere habaho pasika zingahe? Urugendo rwa Kristo rwo kuducungura, ibimenyetso byabaye mu rubanza rwa Yesu, amagambo Yesu yavugiye ku musaraba, ni yihe misiyo yadusigiye amaze kuzuka mbere yo gusubira mu ijuru? Iyo Yesu atavuka ngo apfe ku musaraba nka misiyo yari imuzanye, azuke, ubukristo nta sanse bwari kugira. Nibi turirimba ntituba tubiririmba, ahubwo impamvu turirimba tuba twirata icyabereye i Golgotha ku musaraba. Ubundi Golgotha ntabwo hari ahantu heza. Ubusanzwe i Golgotha habagaho, hari abantu bajya baharirimba cyangwa Karuvari bakagira ngo ni ahantu habayeho Yesu abambwe ku musaraba. Hari hasanzwe hariho, ariko hari hafite amateka mabi cyane umuntu atari kwifuriza mugenzi we. Barobanuye kuri uwo musozi mubi bari barise ngo ni Nyabihanga, abariho bajyana umwami wacu. Ariko no mu kuvuka mwibuke uko yavutse, ntabwo yahisemo kuvukira mu bami cyangwa mu miryango ikomeye, ahubwo yahisemo kuvukira mu kiraro cy'inka, ahantu hasuzuguritse cyane, ahantu n'abashumba batarara. Ko yamaze kuziha amazi barangije kuzigaburira baritahira zigasigaraho, niho Yesu yahisemo ngo mu kiraro cy'inka, mu muvure w'inka zinyweramo amazi, aho niho Yesu yavukiye. Noneho naho yapfiriye hari habi cyane, bahitaga Nyabihanga. Uriya musozi wari usanzwe uriho, nuko nta gihe dufite yari kuturirimbira ngo ku musozi gori. Amen. Rero pasika, hari abantu bumva wenda pasika bakagira ngo ni ijambo ryabaye invente nyuma ya Yesu, ariko ndashaka kubabwira ko no mu isezerano rya kera pasika yari isanzwe iriho. Ubundi ijambo ry'Imana ubwo twatangiye iki kibazo kivuga ngo habaho pasika zingahe, ubundi ubu turi muri pasika ya gatatu. Habaho pasika eshatu, ariko ebyiri zabanje zateguzaga iyi ngiyi turimo turirimba none cyangwa iyi turi kwizihiza. Pasika ya mbere yatangiriye mu itangiriro. Ubundi Bibiliya, ijambo ry'Imana kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe ivuga Yesu. Nta kindi. Bibiliya yose isobanura ubwami bwa Kristo, ivuga umwami wacu. Ndetse murabizi ko no muri Yohana igice cya mbere ku murongo wa mbere havuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo ngo yahoranye n'Imana, ngo nta n'icyaremwe kitagize ute kitaremwe nawe. Urumva rero ni uw'ibihe byose, yahozeho kandi ariho kandi azahoraho. Amena. Uwo ni Yesu wabambwe turi kuvuga. Rero mu itangiriro igice cya gatatu umurongo wa 21 ngo Adamu na Eva ubwo bamaraga gucumura, murabizi ko Imana basanze mu ngobyi ya Edeni bihishe kureba mu maso y'Imana, kubwo bari bamaze gukora icyaha kimaze no kubambika ubusa. Ubundi icyaha cyambika umuntu ubusa. Noneho ngo Imana ibatunguye isanga bambaye ubusa ndetse bihishe, aribwo yanababazaga ibibazo byinshi ati ese ninde wababwiye ko mwambaye ubusa? Kuko ubundi bakimara gukora ibyaha nibwo ubwambure bwabo nyine bwahishuwe. Ubundi icyaha gishobora kukwambika ubusa, kuko biri yigaragaza umunyabyaha mugaragaza nk'intumbi, mugaragaza nk'umuntu wambaye ubusa cyangwa umuntu wambaye ubushwambagara. Iyo amaraso ya Kristo rero ni nk'umwambaro utwikira isoni z'ubwambure bwawe. Noneho kimwe cyabaye, Imana ngo yamennye amaraso y'inyamaswa kugira ngo ihishe isoni z'ubwambure bwabo. Ibyo byasobanuraga ko hari umucunguzi uzamena amaraso kugira ngo acungure cya cyaha aho cyakorewe. Cyari cyarakorewe ku giti, n'ubundi no gukira cyagombaga gukirira he? Cyagombaga gukirira ku giti. Noneho Imana yamennye amaraso hano mu itangiriro, ngo ifata uruhu rw'inyamaswa
irukuramo umwambaro irabambika. Icyo cyari ikimenyetso cy'uko hazabaho umucunguzi. Pasika ya kabiri Papa Samuel ejo bundi yarayitwigishije, ni igihe Imana yategekaga Abisiraheli ngo kubaga umwana w'intama ngo bakamurya. Ejo bundi wabisobanuye neza cyane, ngo baramuriye ngo wese amena, ngo noneho ngo amaraso y'uwo mwana w'intama ngo bayasige ku nkomanyizo z'imiryango. Bisobanura ngo umurimbuzi naza gutambuka, ngo ahantu hose ari bunyura akahasanga ikimenyetso cy'amaraso, ngo iyo nzu arajya yitambuka. Ngo ariko ahantu hose adasanga ikimenyetso, hagombaga gupfa umwana w'imfura, itungo ry'imfura, ikintu cyose cya mbere cyagombaga kugira cyagombaga gupfa. Bucya muri Egiputa hose hari imiborogo. Aha rero n'ubundi ni mu isezerano rya kera, ariko hagarukamo rya jambo Pasika. Bundi Pasika ubwayo birasobanura ngo ni ukunyuraho, ni ugutambuka, ni pase, donc ni ugucaho, ni ugutambuka. Turi wenda ritubona igihe ndibuze ko basobanura impamvu byitwa kunyuraho cyangwa gutambuka. Ngo Uwiteka yategetse Mose rero ibya Pasika, arabibabwira nk'uko mubibona mu Kuva ibice 12 umurongo wa mbere. Iyo yari Pasika ya kabiri. Iyo Pasika yategurizaga iyi ngiyi turimo turirimba none, kuko kera murabizi ko abakurambere bacu ababayeho kera mu isezerano rya kera bakizwaga n'amaraso yabo, bakizwaga n'amaraso y'ibitambo bagiye gushaka, ibitambo by'amapfizi, ibitambo by'inuma. Mbese kugira ngo nabone igitambo byari ibintu bigoye cyane. Niyo mpamvu abantu benshi bapfuye barimbutse, kubera ko ntabwo ari umuntu ari we wese wari uri capable yo kubona igitambo, ariko umutambyi mukuru yarabonetse, ari we Yesu Kristo waje kurangiza ibyo byose. Imana ishimwe. Iyo ari Pasika ya kabiri. Donc Pasika ya gatatu rero ni iyi turimo turirimba. Yatangiye ryari? Murabizi ko iyi Pasika tuvuga Yesu yayigarutseho ari ku wa kane nimugoroba, abwira abigishwa, arabategeka ngo Yesu n'abigishwa be basangira. Niko titre y'ijambo ivuga muri ibi bice muzasoma, Mariko 14, 12, 21 na biriya bice byose nanditse bisobanura ibya Pasika Yesu yasangiye n'abigishwa. Ngo Yesu n'abigishwa basangira ibya Pasika. Ni ibiki byabaye? Tugiye kureba, turi kwihuta muri iyi Pasika. Reka twirebere wenda ibyabaye muri uyu musangiro, ari nawo wari umusangiro wa nyuma. Yesu yicaranye n'abigishwa 12 bari gusangira ibya nyuma, ryari igaburo rya nyuma bagiye gufata. Rero ahangaha yababwiye ibintu byabatangaje. Icya mbere yarababwiye ngo yabasobanuriye ko muri bo ngo harimo umugambanyi, harimo umuntu ugiye kumugambanira. Biranabatungura cyane. Ubwo se birashoboka ari umuntu wagambanira umwana w'Imana? Ariko murabizi nyine ko Yuda yari arimo yiprepara kugira ngo ajye gufata udufaranga twayasinyiye kugira ngo azamubagezeho, nyamara ntiyamenya ko n'ubundi niyatamugambanira misiyo yamuzanye yari iyo kuzapfa agapfira ku musaraba akaducungura. Ariko nyine nuko umwana wo kurimbuka nyine aba ari uwo kurimbuka. Noneho ngo ni nabwo bwa mbere yatanze cyangwa se yakoze ikimenyetso cyo gusangira nabo icyo bita igaburo ryera, kuko ubundi bari basanzwe basangira. Yesu n'abigishwa ntabwo ari ubwa mbere bari basangiye, ariko noneho uyu mugoroba nakwita ko ari umugoroba mutagatifu, ari naho mu rukerera rwaho imibabaro ye igiye gutangira mu iryo joro ryose. Ngo bamaze gusangira amaze kubabwira ukuntu harimo umugambanyi, harimo umuntu ugiye kumugambanira, ngo nibwo noneho yakoze ibintu bidasanzwe. Ngo arabicaza bose ku meza amwe, afata igikombe aragishimira, afata umutima arawushimira, arawumanyura uburyo adasanzwe awumanyura, arababwira ati nimuryeho mwese, iki ni ikimenyetso cy'umubiri wanjye ugiye gutamba. Ariko abigishwa ntabwo babyumvaga, ntibumvaga neza ibyo ari byo, kuko ubundi bari baribeshye bazi ko ubwami bwa Kristo ari ubwami bw'iyi si, yaje mbese guca ingoma y'igitugu y'Abaroma. Ubwo murabizi ko rimwe na rimwe hari igihe bajya bamubaza ati se twebwe mbese uzatugenera nk'akahe kanya? Bazi mbese ko ari abantu ko Yesu yaje kwima ingoma, azicara muri Yerusalemu agacira
abakoze ibyaha urubanza, mbese agategeka nk'uko dusanzwe tubona abategeka b'isi. Ariko uyu mugoroba yarabacarenjinze, arabwira ati rero uyu mubiri wanjye, uyu mutima manyuye, n'ubundi ibi ngibi nkoze mujye mubikora mwibuka umubiri wanjye ugiye gutanga ku bwanyu kugira ngo mukizwe ibyaha. Ngo afata n'igikombe nacyo akigenza atyo, nacyo aragishimira, arababwira ngo iki ni ikimenyetso cy'amaraso yanjye ngo agiye kuzameneka ku bwanyu, ngo nabyo mujye mubikora munyibuka. Iryo ryari igaburo rya nyuma bari gusangira hano kuri uyu mugoroba cyangwa mu ijoro ryo kuwa kane. Ni nabwo rero yavuze ko Petero ari bumwihakane. Aribwo Petero yaraheraga aratsemba ati njyewe, ati niteguye no gupfana nawe, ati wajya mu nzu y'imbohe, ati rwose n'uzajya kukwica azaba yanyishe. Ariko aha Petero yari akiri Petero w'umubiri, ataraba Petero ngo wuzuye imbaraga z'umwuka wera. Amen. Kuko uyu Petero wihakanye Yesu mu mubiri, abonye inkoni ziri kumurya, abonye igiti cyarishije, abonye ukuntu wa undi yitaga umwami bari kumucira amacandwe mu maso, abonye ukuntu bari kumugaraguza agati, abonye ukuntu abasirikare kumufindira bamufatiraho inkoni gutya, ati niba uri umwana w'Imana fora ugukubise. Noneho Petero biramucanga kugeza ubwo yagize ubwoba, abonye ibintu biri kubera kuri Yesu, agize ubwoba. Umuntu umwe ngo avama, yewe ngo umugore aravuga ati aturiya mugabo nawe, ati ni ukuri kose nawe, ati numwe, ati banagendanaga, ati baranasa. Petero uzi ko yahangaye aravuga, kandi murabizi bari gusangirira igaburo, aribwo navuze ibi byabereye mu irigaburo ryo kuwa kane nimugoroba. Yaravuze ati ni ukuri sinzakwihakana, ati nujya no mu nzu y'imbohe, ati no gupfa niteguye gupfana nawe. Ariko arahangara aravuga ati ni ukuri, ati uwo muntu ntabwo muzi. Nawe nimwubike Petero n'ibintu bakoreranye, nuko yari umwigishwa ukunda Yesu, nyine wakwemera no kumupfira. Kandi kuko yari yaragaragaje ko ashobora kumupfira, ubwo ngo igitero cyazaga kumufata, umwe yahise pyo amukuraho ugutwi. Ariko aravuga ngo ni ukuri ntabwo muzi impamvu, nuko rataruzura imbaraga z'umwuka we. Kuko Yesu yarababwiye ajya kujya mu ijuru, yarababwiye ngo imbaraga z'umwuka wera nizibazaho ngo zizabaha ubushobozi bwo gushira amanga. Amen. Abenshi bazicwa ku bwanjye kuko bafite iki? Kuko buzuye imbaraga z'umwuka wera. Uyu Petero w'umubiri nawe wamuba, nawe wagira ute? Wamuba. Niyo mpamvu dukeneye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo tutazamwihakana aho abandi bari kumwihakana. Ibi ni ibintu bitatu byabaye mu uyu mugoroba wo kuwa kane bari gusangira igaburo rya nyuma. Iri ni ryo gaburo rya nyuma bari basangiye. Noneho rero urugendo rwa Yesu rw'imibabaro ruba ruratangiye. Murabizi ko bakimara gusangira ibya Pasika yababwiye ngo nimuze tugende tujye gusenga. Bajya mu gashyamba k'Igetsemani, ndetse arababwira ati nimwe musigaye hagati ngiye gusenga. Ngo asenga nicyo bita umubabaro mwinshi cyane. Noneho kubera adahishwa ngo ari gusenga, ngo ahumuka amaso areba imibabaro imurindiriye mu kanya gatoya, ngo areba ibintu agiye gukorerwa, areba ukuntu umubiri we bagiye kuwushwambagura, areba ukuntu agiye gupfa urupfu rutigeze rubaho, areba mbese noneho biramurenga kugeza igihe ngo yasenganye umubabaro. Nuko ngo niba navuga yagiye muri depression idasanzwe iri ku kigero cyo hejuru, ngo kugeza ubwo yagize ubwoba bwinshi, ngo atangira kubira ibyuya bikajya bimanuka kubera ubwoba. Ubu bwoba bubaho, ubwoba bushobora kukubirisha icyuya. Ngo asenga ngo yabonaga igikombe agiye kwiranguza, igikombe cy'imibabaro, ngo atangira gusenga, ngo akajya amanura ibyuya bivanze n'amaraso. Ndetse murabizi isengesho yasenze hariya Igetsemani, aravuga ngo iki gikombe se ninjye kirindiriye. Ndetse aranibaza ati yego niyo misiyo yanzanye, kose Mana ubu nta bundi buryo wakoresha ngo habeho gucungurwa k'umuntu ariko ntiranguje iyi mibabaro nduzi ndindiriye. Baravuga ati data, ni ukuri umutima urakunze, wari ubikunze, wari ubikeneye kuba iyi mibabaro yose yambaho. Ndumva umutima
ubishaka kuko nicyo cyanzanye, ariko nabwo umubiri ufite intege nke. Mana niba bishoboka. Yesu yageze ahantu asenga ati Mana ndakwinginze niba bishoboka wandenza iki gikombe, imibabaro yandenga. Ariko dore ikintu cyiza, aho hantu niho Satani yaramutegeye. Murabizi ubwo yahuraga na Satani mu butayu, ngo yaramugerageje inshuro nyinshi aramunanira. Ngo ijambo ry'Imana avuga ngo barigendera amutega kindi. Yesu yari yeshuwe iyo asimbuka iki gikombe. Satani yaramubonye, soya nyine bakomeje kuba banjye kuko misoya kuzanyira konani. Ariko ngo ijuru riba ryabonye isengesho rya Kristo mu butayu. Haleluya. Ngo marayika ahita amanuka amwongerera iki? Amwongerera imbaraga. Amaze kumwongera imbaraga ati okay, ubu noneho nditeguye mwami, cya gikombe ngomba kukinywera. Ngo igitero kiba kirangize, urugendo rwe rwo kubabazwa ruba ruratangiye. Noneho muri uru rugendo ndagenda nyine nsimbuka, hari akantu nshaka kubabwira. Hari ibintu ubundi mu rubanza rwa Yesu, imibabaro ye kuva mwakariya gashyamba bamufata kugeza apfiriye ku musaraba, hari ibintu by'ibimenyetso byabaye bigaragaza ko ari umwami koko. Ati ni ibiki? Bakimufata bati mva reka tumujyane ku mutambyi mukuru witwa Kayafa. Baramujyana, bamugejejeyo, ngo bamugejejeyo dore ibintu byabaye. Dore byerekana ko Yesu ari umwami kwa Kayafa. Ngo akimara kugerayo, ngo umutambyi mukuru arahaguruka ku ntebe y'imanza. Ngo kikaba cyari ikizira mu Isiraheli mu mategeko yabo ko umutambyi mukuru mu gihe ari guca imanza ashobora guhangara gukora ikosa nk'iryo, ngo ryo guhaguruka urubanza rutararangira. Abayisha iryo tegeko. Ariko ibyo birasobanura ngo ubundi se ndakicaye nkora iki ku mutambyi mukuru yiyiziye? Aramuhagurukira. Haleluya. Kuko umutambyi mukuru, ubundi Kayafa yitwaga umutambyi mukuru, ariko aravuga ngo nimundeke ntabyo nkicayemo kuko umutambyi mukuru yagize ute? Yiyiziye. Haleluya. Noneho dore ikindi kintu yakoze. Ubundi Yesu murabizi bajya bavuga ngo bamujyanye nk'intama, ngo bajyanye kubaga, ndetse ngo yemera gucecekera imbere y'abamushinjaga. Ubundi niko byagenze. Baramushinje, Yesu arituriza. Baravuga ati nyamara yigize umwami, arituriza. Ati nyamara uyu mugabo yabeshye ko yasenya urusengero ngo akarwubaka mu minsi 3, arituriza. Ariko hari ikintu kimwe gusa Kayafa yamubajije. Arabati no, aho kameme, aha ntabwo nshobora gutuza. Yaramubajije ngo tubwire, ni wowe Kristo umwana w'Imana koko? Nuko biri bivuga koko ni wowe Kristo nkuko babivuga, nkuko byanditswe mu bahanuzi. Ubundi byari byanditswe, bari babizeraga ko Mesiya azaza, na n'ubu ngo baracyabyizeye kuko ntibamwemera, bazi ko ari undi Mesiya uzaza. Noneho Kayafa arabata ariko reka mubaze koko, ubundi nkuko bivugwa mu bahanuzi, nkuko babihanuye ba Yesaya, koko ni ubundi ni wowe Kristo, ni wowe Mesiya umwana w'Imana koko? Ahandi hantu hose narinde kubisoma, mbona ahandi hantu hose akimara kugera kwa Kayafa yaracecetse, ngo ntiyigeze yiregura, ku buryo Kayafa babati ese kutiregura ntabwo uri kumva ibyo bagushinja. Ariko avuze ibi ahita avuga ati wakabimenye. Iki bwacyo nyine kiragaragaza ko ari Kristo. Yanze kuripfana bati ahandi naracecetse, ariko kuva akinishije gushyiramo Imana data, kavuga ngo ninjye Kristo umwana w'Imana, aho sinceceka. Aravuga ngo wakabimenye. Ngo umutambyi abyumvisha atyo, aho kora irindi kosa rya kabiri ko cyari ikizira mu batambyi, ngo ashishimura umwenda yari yambaye. Ibimenyetso bibiri.
icya mbere cyo guhaguruka ku ntebe ubucamanza butarangiye, n'ikindi ngo cyo kwiyambura ikanzu. Ndetse ubundi mu zindi verisiyo bavuga ko yayiyambuye mu rwego rwo kumushinyagurira ngo akayimwambika. Ati ubundi se ndacyambaye kimwe iyi kanzu ko umutambyi mukuru yaje, ngo arayifata arayambura, arangije arayimwambika, ngo amuhereza abasirikare bagira ngo baramukubita. Ibyo bwabyo bifite ikintu bisobanuye ko umutambyi mukuru yari yiyiziye, ntabwo yagombaga gukomeza kwambara umwambaro wa gitambyi, kandi hari umutambyi uruta abandi batambyi wiyiziye, ugiye gukuraho ibintu by'ubutambyi byose, abikujeho urupfu agiye gupfa cyangwa amaraso ye. Ibi rero, ibi bintu bibiri bigaragaza ko Yesu ari umwami. Ngo baramujyana, ngo umutambyi aravuga ati noneho uyu mugabo kuva ari umunyagalilaya, nimumushyire Pilato, niwe ushobora kumucira urubanza. Ubundi mwa kiriya gihe ubwami bwa Isiraheli bwategekwaga n'abantu batatu. Bwategekwaga n'ubwami nyine busanzwe, umwami, guverineri, bugategekwa n'umutambyi, bugategekwa n'abahanuzi. Ariko abatambyi babitaga abatambyi, abandi bakabita abategeka. Abo nibo bari bafite uburenganzira bwo gucira umuntu urubanza. Abahanuzi bo kwari uguhanura nyine, kwari nko gutanga viziyo cyangwa se gushyiraho uburyo bagomba gutwara igihugu, ibintu nk'ibyo. Ariko aha naho hari ibintu byabaye, ngo ageze kwa Pilato, ngo haza abagabo, aho haje ngo n'abagabo Bibiliya yise ngo ni ibigoryi bo kumushinja. Ngo baramushinja baravuga. Noneho Pilato ariko yamureba ukuntu yiturije, ukuntu nta n'icyo ari kuvuga, ukuntu atari kwisobanura, ntakabatse ko mbona bagushinja ukituriza. Ubona ko abantu bashobora no kukwica, urabona bametse, urumva afite umujinya, nta nubwo ushaka kwisobanura ko ayo makosa bari kugushinja. Agaceceka. Pilato ngo arebye, ubundi niba hari ikintu cyabujije amahoro Pilato, ni urubanza rwa Yesu. Kuko ngo yaramugenzuye asanga mu bintu byose bari kuvuga amuburaho icyaha na kimwe cyamwicisha cyangwa cyamujyana mu nzu y'imbohe. Ariko akaba afite ibintu by'amasorisiyo. Aravuga ati rero, arababwira ati njyewe uyu muntu nta cyaha mubonyeho. Yewe ngo akora n'ikimenyetso, azana amazi akarabira imbere yabo, akora ibindi bintu byagaragazaga ubutware bwa Yesu n'icyamuzanye ku isi. Aravuga ati noneho mbonye ikintu gituma uyu mugabo adapfa. Ati hari ikibandi mperuka kubafungira bita Barabati, cyafashe abana babo ku ngufu muri karitsiye, aho kinyuze abana barahunga bihisha mu myobo, amabutike cyarabomoye, inzu cyarapfumuye. Ati iki kintu nimbabwira ko ngiye guhangara kukirekura, ati umugabo baramureka yigendere, cyabara bakigumemo. Rahazi rero mu busanzwe dusanzwe tubohora imbohe imwe mu mwaka. Ati none nimumbwire, nawe yabivuze kandi ari fiyera, azi ngo bose bari tavuga ati Yesu natahe, cyabaraba n'ikigumemo. Arangije ati ari Baraba n'uyu mugabo murashaka, bose batera hejuru ati Baraba wacu natahe, Yesu nabambwe. Petero ati no, ibintu birakomeye. Muza ko kandi ikintu gasobanura. Ibyo bwabyo biravuga ngo nubwo waba umeze nka Baraba cyangwa hejuru, iyo ugize amahirwe ugahagarara imbere y'umugabo witwa Yesu, uritahira akabambwa mu cyimbo cyawe. Haleluya. Iyo ugize amahirwe nubwo waba umeze nka Baraba, ni ukuvuga ngo Yesu yaje gukiza abantu babi kugeza ku rwego akiza na Baraba. Baraba ngo arabohoka aritahira. Yesu abambwa mu cyimbo cye kuko yaje gupfira n'abameze nk'abo. Haleluya. Nese Yesaya, ntabwo muzi ijambo rivuga ngo Yesu yigeze avuga ngo
umwuka w'Uwiteka ari kuri njye, kandi ngo icyamuzanye kwari no gusohora no guhumuriza abari mu nzu y'imbohe ko babohowe. Baraba arataha, barangije Pilato abona nta yindi shuwa, noneho icyo yagombaga gukora kugira ngo Yesu akire, icyanyuma yagikoze. Bwatubo nta kundi, nanjye aba bagabo bampitana, aho Yesu wanyu n'abana. Yesu bamucira urubanza rwo gupfa, bahita bamwikoreza umusaraba. Ubwo atangira urugendo rwo kuva kwa Pilato, akubitwa yikoreye umusaraba, yerekeje i Goligota. Ndashaka no kurangiza, ndangirize wenda kuto tuntu, kubera nyine nta gihe nagiye nsimbagurika ibintu byinshi, ariko nta kibazo. Ni ukuvuga ngo mu rupfu rwa Yesu hari ibintu byabaye n'ubundi byerekana ko uyu mugabo twizeye wapfuye akazuka yari umwami koko, cyangwa ari Kristo. Haleluya. Icya mbere ni ibintu byabaye amaze gupfira ku musaraba. Amaze gupfira ku musaraba, ngo uhereye ku isaha ya 6 igihugu cyose gicura ubwira kabiri. Bagiye babona ahantu hose hahindutse umwijima, batangira kudaradara, kandi bwamaze igihe kirekire. Amasaha 3 ni menshi, kuko twaba turaha tukabona burije bibaye mu gicuku, ni menshi. Haleluya. Bagiye babona ngo umwenda wari ukingirije ahera, hahandi muribuka mu buturo bw'ahera, ahantu abantu batari bemerewe kugera, ngo mu cyumba cy'ahera hahera cyane, ngo n'umutambyi wanduye ntiyemererwaga kujyamo, yewe n'uwiyizi ko yanduye iyo yajyagamo ngo bamushyiragamo ikiziriko kugira ngo nagwamo ntihagire ujya gukuramo intumbi ye, ngo ahubwo bakurure cya kiziriko bamukuremo, kuko ngo wahegeraga wese yanduye yarahagwaga. Urumva? Bagiye kubona hahantu abantu batari bemerewe kureba, bagiye kumva bumva umwenda usadutsemo kabiri, igice kimwe hari ikindi hariya, kivuge ngo iby'abami n'abatambyi n'iki cyose bicyuye igihe umutambyi mukuru yiyiziye. Umuntu wese ahawe uburenganzira bwo kujya yigerera imbere y'Imana. No havuye ya ndirimbo ngo mwijuri mbere y'Imana mfite umuntu mvugira, n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo, mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwamvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Haleluya. Ibyo ngibyo biba birabaye. Ni iki cyagaragaje rero ko ari umwami? Ngo babasirikari bamubambye, ngo umusekara umwe ngo nk'umukoroneri, ngo arebye ibintu bibaye, abonye ukuntu umwenda usadutsemo kabiri, noneho hahantu abantu batari bemerewe kugera batangiye kuhavogera ntibapfe, arebye ubwira kabiri, ngo abonye ibintu bibaye nawe ariyamira aravuga ati ni ukuri koko uyu muntu yari umwana w'Imana. Amen. Ni ukuri uyu muntu yari umwana w'Imana koko. Rero dore amagambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba, ari nayo tugiye kurangirizaho. Ijambo rya mbere aravuze ngo Data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Ubundi umukristo mwiza amenya kubabarira abanzi. Yarabarebye icyo gihe, ariko Imana ngo yari imaze kumutera umugongo. Ubundi ngo Yesu wanze gukora icyaha ngo yemeye ahinduka icyaha ku bwacu. Ubundi ariko umusaraba yabaye mubi kubera ibyaha by'abantu yikoreye, kugeza ibwo Imana yamurebye ibona ubwe yabaye icyaha ngo imutera umugongo, ibona ntikwiriye kumureba kuko yari yahindutse icyaha.
ariko Yesu aravuga ngo data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Noneho ngo abwira ku musaraba hari igisambo kimwe cyari kibambye iburyo ikindi ibumoso, kimwe gitangira gucyurira Yesu ati haha, ati ngaho niba uri umwana w'Imana si kizikure ku musaraba. Ikindi atari ko se cyo kirasenga kiratura kigira amahirwe yo kwatura. Uzi ko hari imbabazi zijya zibaho aradeneri minute. Uwe nta muntu wagombaga kumanurwa kuri ya musaraba ari muzima. Objectifu yatumaga bababamba yari iyo gupfira ku musaraba. Ubundi yari objectifu. Nta muntu wamanurwaga ku musaraba ngo yongere atahe. Ahubwo objectifu yari iyo gupfira nyine ku musaraba. Noneho cyo kigira amahirwe kiratura ati data rata nugera mu bwami bwawe ngiye uzanyiyibukire. Yesu aramubwira ati humura uyu munsi turabana muri paradiso. Amen. Kigira amahirwe, kigira dernière chance yo kumenya ko umuntu babambanywe atari umuntu usanzwe nk'abandi. Kiratura kiramwaturira cyatura ibyaha bye. Ikindi ngo mubyeyi ngo uyu mwana wawe yabwiraga Yohana donc Maria na Yohana yabwiye Maria ati nguyu umwana wawe, abwira Yohana, abwira na Yohana ati nguyu nyoko. Ndashaka kubabwira ko ku musaraba Yesu ajya haremera imiryango. Amen. Yo tuje mu nzu y'Imana nubwo waba udafite umuryango, iyo ugeze mu nzu y'Imana kubw'amaraso ya Kristo uhabonera abavandimwe, uhabonera ababyeyi wabuze, uhabonera inshuti. Mbese mu maraso ya Kristo harimo famiye nini cyane, harimo umuryango. Ku musaraba Yesu ajya abasha kuharemera umuryango. Noneho irindi jambo ni iri nyine yavuze ngo data ni iki kikundekesheje. Ubundi iri sengesho na Dawidi yajyaga risenga avuga ngo data unyibuke wirengagize ibyaha byanjye, ntiwite ku mafuti yanjye, wongere ungarukeho. Nuzajya wumva Imana iri kure yawe ugibwiye ati data kubw'amaraso ya Kristo, kubw'umusaraba wa Yesu, kubw'icyo yakoze, data ongera unyibuke, ongera ungarukeho, ongera ungirire imbabazi zawe binyuze mu maraso y'umwana wawe. Arongera ati mfite inyota. Iyi nyota ya Yesu yari inyota yo gucungura itorero. Haleluya. Yari inyota, donc yari dernière minute. Yari afite inyota yawe, yari afite inyota yanjye, yari afite inyota y'abamwizeye n'abazamwizera, yari afite inyota yo gucungura itorero. Ijambo rya nyuma rero yaravuze ngo birarangiye. Ese ni ibiki Yesu yarangije? Ni ibiki Yesu yarangirije ku musaraba? Ikintu cya mbere, ibibazo byacu byose Yesu yabirangirije ku musaraba. Amen. Yesu yarangije imivumo yose, imivumo y'ibyaha, imivumo ya karande, byose Yesu yabirangirije ku musaraba. Indwara zacu, ibyaha, imibabaro yacu n'imivumo yose Yesu yabirangirije ku musaraba. Ijambo rindi yavuze ngo data mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Imana ishimwe cyane. Muri Zaburi 31:5 n'ubundi iri sengesho Dawidi nawe yararisengeye ati data iwawe mu maboko yawe honyine ndayamanitse, mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Ndagira amahaguruke dusenga Imana. Rero ushobora kubaho wikripabiliza, wicira urubanza. Yesu yarangije byose, yaravuze ngo birarangiye. Haleluya. Birarangiye. N'abameze nka baraba nibitahire ngiye kubambwa ku giti cyabo, n'ibisambo nibibohorwe, n'imbohe nizibohorwe, ngewe ngiye kujya ku musaraba kurangiza byose. Ikindi yarangije indwara zacu. Niba uri murwaye wizere ko amaraso ya Kristo abasha kurangiza byose. Niba ufite ibibazo, imibabaro runaka, Yesu ibyo nabyo yarabipfiriye. Yesu yapfiriye byose, nta kintu na kimwe. Wowe gusa icyo usabwa ni ugutera intambwe yo kumwizera gusa. Haleluya. Ni ugutera intambwe imwe gusa yo kubyemera, yo kubyizera, ukabikurura ukabyizera, ubundi byose Yesu yarabirangije. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge Imana tubwire ngo Mwami mu maboko yawe niho dushyize ibyacu, niho dushyize ubugingo bwacu. Ubwo wapfiye ku musaraba natwe waradupfiriye, turi mu bo wapfiriye. Turakwinginze kugira ngo n'ibyo tubona twebwe ubwacu tutakwishoboza, Mwami ubiturangirize
kuko biri mu byo wapfiriye, biri mu byakuzanye, kandi aucun péché impardonnable, icyaha cyose kirababarirwa. Rero Imana ibahe umugisha. Turagushimiye cyane Mwami Yesu, dushyize urukundo rwawe hejuru. Turagushimiye kuko Mwami wadupfiriye, wadukunze urukundo rutagira akagero. Mwami waratubambiwe, uradupfira igorigota ku musaraba, nibyo byirato byacu. Mwami ni ukuri, ibyo wakoze nibyo byatugeza abo turi bo, ibyo wakoze nibyo byatugeza abavandimwe, ibyo wakoze nibyo byatuzanye mu nzu yawe. Twari kuba bande, byari kuzagenda bite? Mu izina rya Yesu, yutaza gupfa, yutaza kudupfira, ibitambo twari kubikura he? Inuma zo gutamba zari kuzava he? Inka zari kuva he? Mwami twari abakene, ariko Mwami ibyo byose warabirangije. Ubwo umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri, natwe duhabwa uburenganzira bwo kwinjira ahera hahera, bwo kwinjira aho uri kugira ngo tukwibwirire, tukubwire. Mana icyubahiro ni icyawe, shimwa kandi ushyirwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo. Mwami iby'aba basore warabirangije, iby'aba bakobwa warabirangije, iby'aba mama warabirangije mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu n'uburwayi bwacu waraburangije, niyo mpamvu nkweretse abarwayi mu izina rya Yesu, kugira ngo ubakize, ubakozeho ikiganza cyawe kubw'amaraso yawe, ubakize Mwami mu izina rya Yesu. Mbatuyeho gukira kubw'amaraso yawe mu izina rya Yesu, kandi ikiganza cyawe kiracyakora ibitangaza. Icyubahiro ni icyawe Databuja mwiza. Ndagusabye kugira ngo ukomeze udufashe, ukomeze utugire neza ubwo turi mu nzu yawe. Ndagusabye kugira ngo ineza yawe n'urukundo rwawe, kugirwa neza no gufashwa n'Imana bikomeze bane n'umuntu wese. Kandi nsabye umugisha ku muntu wese wabonetse muri aya materaniro, ineza y'Imana ibe ku buzima bwe. Mwami Yesu Kristo, uhindure byose byanze guhinduka mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo abantu bibaza, ari abafite ibibazo bya integration muri iki gihugu, ari abafite ikibazo cy'impapuro, mu izina rya Yesu ubasha, wowe uri rubasha, ushobore byose, nta na kimwe, nta situation zacu zose urazizi, urazisobanukiwe Mwami. Ari abifuza akazi mu izina rya Yesu Kristo, ari abarwayi, abantu bose Mwami, buri wese waje mu nzu yawe n'intimba ye n'icyo akwifuzaho urakizi Mwami. Niyo mpamvu dusenze kugira ngo bya bimenyetso wavuze bizagendana n'abizera, bitangire biboneke ku buzima bwacu. Reka ineza y'Imana n'urukundo rw'Imana bikomeze bibane natwe iminsi yose tugihumeka, kubw'izina rye rya Kristo Yesu. Urakoze, tubyambaje kandi twizeye, amen. Imana ibahe umugisha.